Murakoze kongera ko mu mwanya kuri iki kinyamakuru rwazana kidizi, aho ngiye kubagezaho inkuru y'umugabo waje gusangwa harimo isaka igare mu mifuka. Mbese uwo mugabo byagenze biteye? Reka nze mbabwire inkuru muraza kumenya byinshi kuri iyi nkuru birambuye. Iyi ni inkuru mugezweho nanjye Habimana Kiriyofasi. Rero amakuru naje gusanga hakurya aha, naje kunyura ahantu ku kabari, nasanze umugabo harimo isaka igare. Mbese uwo mugabo byagenze ute? Umugabo nyuma yo kwinjira mu kabari akanywa agasinda, yasohotse asanga yaretse igare hegetse umukoba wonyine. Mbese umukoba byagenze bite? Igare wamenya ryaciye he? Ayo ni amakuru ngiye kubagezaho. Umugabo yaje kwisaka igare mu masaha y'icamunsi. Umugabo yaje kwinjira mu kabari, bimwe abagabo b'iki gihe bigize abasinzi. Umugabo yageze mu kabari nyuma yo kwisaka igare araribura aho yarasohotse mu kabari. Ayo makuru ninjye yabagezagaho, banyita Habimana Kiriyofasi.